Jya kanji. Neza bite se? Sawa. Sha wanoze ndabibona. Yego ko gitare ngewe ubona none sindi no kureba. Ngiye ndi kureba mu maso. Ona ibintu bijyanye n'inzara, ibiryo, isambu, nyine cyo kurya cyo nyine cyo kibiri mu maso yanjye. Okay, nanjye ubwo niki tabyihore none nturutse haruguru. Hari ibisenzi mbonye bihagaze mu muhanda biteretana bifite amandazi biki utubiswe ukuntu. Abo barahaza ahubwo se ayo mandazi warebye neza kuko wayabonye ntago ari inzara ntago ari ibintu biri kwerekwa bidahari. Nabikontrole neza nicaye ndabyitegereza. Noneho rero ku mupangu no yinguye. Wowe uraje ugende. Oya ngewe pana nkuramo wowe uvuge wowe kuko ngewe kugenda ntago byashoboka nicase kugenda ari uko ntabikunze. Se niba nkubite mu urabona ndi bugaruke. Uragaruka nyine nose baragukubita ugumeyo ubwo nugumeyo bakwica. Ariko ntacyo ubwo ni ikibuno mamaguru nyine. Ubwo plan rero ninza n'icyambere tukakirya. Cya kabiri nawe urajya kukizana. Cyane rwose uzana amandazi niki amazi naye ya kuvoma nihuta. Okay. Sawa nta kibazo. Ahubwo se. None reka mitengenana n'ubu ngubu. Genda wowe yaba 10 yaba 15 uyazane ndahita njya mu 10 wowe urya 5 kuko ugishobora kugenda. Ko ngewe urabona kugenda byananiye. Ndarya menshi kugira nshobora kujya kuzana ibindi wenda bya kabiri nawe urarya byinshi nimba ari amazi uranywa menshi ngewe make hakuzi kuko ungana kuko ariko n'inzara yawe ingana urarya 10 ndya 5 none ari ngewe uvuye no kuyiba none sibyo none turagira ngo ubwa kabiri uvuze ko ari ngewe ujya Yesu none umaye 5 kugenda binane none twigumira ninsanga ari rimwe se ubwo nyine ndarirya uhora sigarana amavuta mu ntoki utahira umuhumuro se boshye ari agaparufe ndabaniteye va muri ayo sha ubwo reka ngende ubwo kivuga gutya nabyumvishe ko tayari uri buza yawe wayakuyeho ibyo ugeza nibyo ndi burya ntari sawa nta kibazo ubwo ngubwo nyine reka ngende nsanga utara sawa ntari ihangane sawa mana se nimfashe dore kirebera imbwa idahu bari bw'Imana irari busonze dore wabona zimanutse zihiye kabisa Kanji sinzi niba batankurikiye oya 11 uriyemo 10 ibyo rimwe rizane ntari bindabyemeye sibane ko kura binkoze urabona uyu muntu wigize urgira indazi kuse ko butarengeye irindazi biragaragara nyine kubera gusangira nicyo kintu cyambere cyabayeho uzana nkwereke none ikintu kigiye ko urumva wowe ufite imbaraga zo guhiga mu gihe nkiri kurireba bagakwiye kuba uzanye irindi kuko mbonye ariyo menshi ihindi se ntabwo twabivuganye kare uraje ukajyayo mu kanya reka ntabwo iryo rindazi warya wenyine ntibinabaho reka zana hano sha Umbibiri byawe ngufite se uzongera kunyishyura mandazi bihuriyemo dore nari na muzima ubwo nashakaga urwitwazo bihuriyemo umva kandi umva ariko umva nyine reka nsubirayo ibyo nahana byose ndabigura ni sawa ugomba kuba bihwanye n'ibihumbi 2 ntari aka kandi ndazi reka nkabyo we sibyo kwibyo bajura se cyangwa bara nabo mukora reka rwose kizano kivekije nk'inkuba gutya oya mwaye panze sha waruje ngo uringeze mu maso wone muhite muri twara ndabayobewe se umuntu usajya buraho yiba n'ubundi rega umwuga n'umwe genda ugakore nge nahabura rero nge se ndi wowe ubimenyereye ahubwo wowe ubimenyereye twagenda ukanyerekera wamara kwiba nka 5 forume namaze kwifata neza gusuriya muntu kwibye ririya urandi twagakwiye kumushaka akaba mwarimu yewe uriya se umwarimu ubwo yakabaye umwarimu w'abarimu nawe dukora ibiri kuri liste nyuma yuko upanze kuri amuntu ari butware rindazi arakurikira hiki ariko nge ntago nabipanze n'ukuri kw'Imana ipanga uriya muntu ukuntu yiba irasitire nizanye nimwe ndabazi ni uratuzi se sindi kumwe nawe se nyine ubwo kumwe nanjye se nge twibanye ryari isusanzwe ubikora se umva nkubwira ntago ngiwe ndi bugiyeyo kugeza ikintu nkakirya nkakimara nawe nkajya kugushakira ibyawe sa nta kibazo reka ngende nyine ubwo ariko ndabirirayo ntabyo nzana ntari bigenda ugereyo uramara kubyiba nta kugezeho sawa kugusezerana nabonye uri no kuntera ibintu by'intuza ndi kuzana bakanayirya reka nigende sawa rero banguka mani yagiye
umva rero mwana kanje mwana umva nkubwire n'ubundi uriya muhungu yatinze kugenda kandi kano karindazi nakomeje hariya hepfo nari nitsimbye nkomeza nishunaguriraho ariko kano niko kari gasigaye nta kibazo nawe gafata ariko rero shaka iryo rindazi riraryoshye ya yewe ubusaba ubutaburiburi kanji nubwo wavugaga ngo uriya niwe mwarimu ahubwo ndabona wari we mwarimu w'abarimu. kubera iki? kuko nibye ukanyiba bikarangira utariyeho. Hello, ko mubisi n'umugwanyi kanji Chris from Dubai to Kigali, nagusaba gukora subscribe kuri AHOBIBERA TV bigiye kujya bihabera ko